Iharya njye nciye. Kizimyamwoto siraboneka. Igomba kuboneka no se yabura. Irahari bikora neza se? Oya, muri iyi minsi narayibuze. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Yawe TV nk'ibisanzwe muzi ko tuba twagera ahantu henshi hatandukanye. Abakunzi ba Yawe TV rero dukomeje kubashimira, like, comment, subscribe, share zanyu mu gukora rwose muri kubikora neza. Niyo mpamvu twabazanye none umuntu umutumirwa mwiza cyane. Reka tubanze tumwakira twibwire turi kumwe nande. Murakoze, nitwa Ange Shekinah. Ange? Shekinah. Shekinah se riri ku byangombwa cyangwa ni? Oya, ibyangombwa si ubu ni ngombwa, arahujya ni izina ryanjye nkoresha muri sosiyete ahantu hose nyine. Niryo ritrendinga bukuri. Ryonzweho cyane. Niryo bakwita. Niryo banyitaho, ni naryo abantu benshi banziho. Ubundi se witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ange. Uwera Ange, turakubona wifunza ahantu hose. Iyi style bayita gute? Iyi style se? Nta zina rigira, ariko iyi ngiyi ni isanzwe. Isanzwe? Isanzwe nyine niyo muri sama, subibona? Niyo? Muri sama. Okay, ndabona n'utwenda dutuma uhumeka ahantu hose. Nutwo muri sama, urabona ubushyuhe bwabaye ubushyuhe. Nta bintu byo kwambara inkweto reka. Abakobwa bafite? Ubushyuhe. Oya, nta bushyuhe bafite, hari abafite ubushyuhe hari n'abatabugira. Bisobanuye ngo niba wirekuye nawe ukambara utuntu nk'utu ngutu nk'umukobwa nyine nk'uko babivuze, nawe ufite ubushyuhe. Oya, njye nta bushyuhe mfite, ahubwo nyine nabyambaye bisanzwe kubera ko nyine nibyo nari nateguye. Ese ubundi buriya bushyuhe bavuga ku bakobwa bahagana he ku mukobwa? Oya, ubushyuhe rero bavuze ni ukuba ubushyuhe bavuze bo bavuze ubushyuhe busanzwe bwo muri sama. Niyo abantu bari kubyina bakirekura, ubwo nyine urugero bugashyuha tu. Nese wari wabyina ugakonja? Hari indirimbo iri gucicikana muri no minsi, none muri iyo video hari ahantu ku mukobwa bashyize umuriro uri kwaka, urangira ngo niho haba hari ubushyuhe. Ko naho nzi. Njye ntabwo nayirebye neza rwose, ntabwo iriya ndirimbo nigeze nyitaho cyane. Cyangwa ubushyuhe bubaho nyine umusore n'umukobwa bitandukanira, ahatuma witwa umukobwa niho haba ubushyuhe. Oya, njye nabikubwiye kuriya, nakubwiye yuko ubushyuhe bavugaga hariya muri iriya ndirimbo ari kuba nyine bari kubyina nyine bakisubyumva, ni nka siporo nyine. Ese abahungu bo ubaziho iki niba abakobwa bafite ubushyuhe? Abahungu nta bushyuhe bagira. Cyangwa abahungu bo ntibakizimyamwoto? Byanashoboka. Yego se? Bariya barabajimije. Bisobanuye ngo niba abakobwa bashyushye bakeneye bakizimyamwoto, bakeneye abasore babamara ubwo bushyuhe. Yego se? Nawe se hari igihe ujya Iharya njye nciye. Kizimyamwoto siraboneka? Igomba kuboneka no se yabura. Irahari bikora neza se? Oya, muri iyi minsi narayibuze. Bisobanuye ngo muri no minsi warayibuze ariko yari isanzwe ihari. Oya. Na yari ihari. Oya. Ubwo soza kizimyamwoto yawe. Kizimyamwoto ni ibiki? Umusore nyine wakuzimyaga, twumvikanye ko hano twemeranyijwe ko abakobwa bafite ubushyuhe, abasore ntibakizimyamwoto. Ahubwo nawe suhuza umusore wari uri kukuzimya mu minsi ishize. Nawe nta muntu wari kumzimya ngewe. Nawe Ange, tubona wifunze gutya, wambaye gutya, ese uzwiho iki nk'umusitari tubona? Nanjye ntabwo ndi umusitari. Ange, ntago wabura kuba uri umusitari. Ndakubona muri style z'umunsi zawe zo kugabanya ubushyuhe, wifunze umeze neza, ariko ndabona ufite na katatu. Ese ako katatu gasobanura iki? Mu Kinyarwanda se? Ndabona handitse ngo God is able. Able. Bisobanuye iki? Dusobanurire rwose, harimo abakunzi bacu bazi Ikigande, Kirundi, batazi Icyongereza. Ko gasobanura ibintu byinshi ra. Imana ni byose, uri kubyumva nawe. Hari aho gahuriye n'iyo ngiyo nabonye ku kuboko, yereka abakunzi bacu. Akangaka gafite icyo gasobanuye nako. Ko gasobanura iki? Ni imisaraba umuntu aba yikoreye. Hariyo wikoreye se? Ese we ntayifite. Imisaraba? Y'ubuzima. Ufite ebyiri gusa se cyangwa hari izindi ziri aho tutareba? Uriya wakizimyamwoto tumubonye ntiyaturangira nk'ahandi hashobora kuba hari akandi hihishe.
ese arihe sinamwoto se ntawe uhari arahari wabigukoreraga mu minsi ishize ubwo uramuzi noneho ubwo yarabikwibwiriye. Okay, Ange, nk'umuntu wifunze ku dusitire tumeze gutyo, ubundi umeze nk'aho uri umumodo, byaba ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Urebye nahoze ndiwe. Wahoze uri we, byagenze bite ubu ntabwo uri we cyangwa? Ubu nabaye nsa nkaho mbihagaritse kubera nyine arabyumva ibintu bya covid ni ikibazo gikomeye. Wabikoraga nk'umwuga cyangwa ni enjoy bisanzwe? Nabanje kubikora nk'umwuga ariko nyine ntabwo nigeze mbikorera, nabanje kubikorera mu kigo cy'amashuri, niho naje kubona ko mfite nyine impano. Muri secondaire waratwikaga? Ya. Wari ufite role model cyangwa byakujemo gutyo gusa? Oya, byanjemo gusa. Umaze kubigeramo se byo nta muntu wigeze ureberaho ukumva uramukunze ukakurikiza imyitwarire yiwe? Sha mana yanjye urebye ntawe pe, njyewe nabigiyemo bisanzwe mvuga ati ku wundi wagerageza nkareba ko nabishobora, mbonye bishoboye ndakomeza tu bisanzwe, ariko nta muntu akurikije njyewe. Abakunzi bawe bakureba bagukurikirana bamenye ko kurya bakubonaga kurya bakubona n'ibyawe ku giti cyawe nta muntu ureberaho? Ya, nta muntu njye nigeze ndeberaho. Ange, kuri Instagram mu makuru atandukanye tumaze iminsi tubona abakobwa bagiye kuri social media biyambitse ubusa bakaba bari no gukurikiranwa ubu ngubu n'inzego zibishinzwe. Ese bari abakobwa wabyakiriye ute? Mana ni ibintu bigoranye kabisa, ntabwo ari byiza, ahubwo ikibazo wenda bo nuko babicishije hara kuri Instagram biri live, ariko ndekeka ko ari bambaye kuri usibye yuko hari harimo umwe wambaye bisa, ariko byari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo ni social media, ariko kubikora ukafata akavido kabakoreza umushuti wawe ntaribi nta kibazo, ariko nyine umwizeye. nawe warigeze ubikora hose? Oya. Kubera iki? Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa kubivuga cyangwa kubikora? Kubikora no kubivuga. Kubikora. Ariko wumva ko hari igihe gishobora kuba cyagera wenda ukagira umushuti wizeye ukaba wabikora? Mana yanjye oya, terwa nanone ntabwo ari buri wese ubikorera, ariko nibivuze yuko njye nigeze mbikora, ariko nyine n'urugero nanze bitewe yaba ari umukunzi wawe muziranye ushobora kubikora. Abasore tugirira ryo kureba ubwambure bw'abakobwa cyane ko ari nacyo bashobora kuba baragendeyeho bashyiraho biriya bintu. Namwe abakobwa mushobora kuba mugirira ryo kureba ubwambure bw'abasore nk'uko dutandukanye. Ese ari ukubona iriya video y'abari abakobwa no kubona video y'abasore bamba bimeze kuriya wabona iyihe? Sha nareba iy'abakobwa. Kubera iki? Ewe biteye isoni no kubyimagina. Iby'abasore? Oya nako. Ubaye nk'umuntu wigeze ubibonaho ukuntu uhita ubibona biri kuri social media, ubiheruka kubibona nka ryari by'abasore? No kubibona wenda nko muri filime, ariko no mu video banza byari narabibonye, ariko ntago ndabibona gutya. Byirabura by'ibizungu? Aya ntago nagusubiza byirabura ibigerabura n'ibizungu byose. Ibyo heruka kubona? Ibyo mperuka kubona ntabyo. Mu muco nyarwanda n'ubundi baba abasore baba n'abakobwa niyo mpamvu bari gukurikiranwa, ntago ari byiza. Ariko se ubundi buriya basi ibi birarutana, ari kugira ngo hajye iby'abasore hanze no kugira hajye iby'abakobwa hanze, hajya ibihe? Sha ngiye nkurikije uko imeze byibuza basi hajya iby'abahungu. Nanone iby'abahungu? Kubera iki? Kuko ari byo bijyaho kubibona ngo biryoha byoroshye tu. Kubera ko n'ubundi abakobwa kenshi nibo bakoresha social media, njye numva iby'abasore nabyo byakurikiranwa cyane kurusha iby'abakobwa. Ukurikije social media? Abakobwa nibo bakurikira social media cyane, kuko mbona namwe mukunda kugira amatelefone ahenze, ibyo byose mukurikira social media kuturusha. Bisobanuye ngo rero habonetse nk'abahungu bakora uriya mushinga bagashyira ubwambure bwabo hanze bakurikirwa kurusha abakobwa. Abo bose urumva kweri, ariko nanone ntabwo nabimenya, ariko n'ubundi iby'abahungu byibuza nibyo byajya hanze, ariko abakobwa byo biteye isoni cyane. Ariko uriya mukobwa ashobora kuba ariwe ufite ubusa bwiza kuba ko ariwe wambaye kurusha abandi. Buriya niko yabiketse,
we niko yishyizemo ariko nyine bari byiza kwigira confidence. Okay, bibaye ngombwa ko biba ari abasore, muri abo basore ukabona musheri wawe wabyakira ute? Hano we cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nabyihora nese nabigira nabyihorera ako nyine ntago njya kumuvugisha singiye kubeshya. Hari icyo byahindura ku rukundo rwawe nawe? Byagihindura cyane pe. Kubera ko yaba gushyira umutungo ku karubanda. Umutungo se n'uwanjye cyane uwe. Uriya mutungo mukimara gukundana mukabyemeranywaho, uriya mutungo wabaye wawe kuko we nta kintu na kimwe yawumaza, ariko wowe uriya mutungo wabaye wawe kuko hari icyo ugufasha. Kirahari nanone ari ibintu biteye isoni cyane ntacyo twakongera no kuvugana. Ni ukuvuga ngo wamubwira ati wanshyiriye ibikoresho ku karubanda ntuzongere no kumvugisha? Nabanza nkamubaza ibiriya bintu wabikoreye iki kugira nyine mbanze menye impamvu yabikoze. Ntabwo ari byiza kuba wafata umwanzuro uhubutse. Wasanga se muri kondisiyo wajyaga umuha ari ukuba afite ifungo akaba arizo nzira yanyujijemo kugira ngo abone murazo kugira ngo akwiteho? Reka nta kintu byatanga ngewe burya. Ndumva ibyo byose nk'ukuntu bivuga biriya bintu byabara abakobwa bakoze ntabwo wabikora? Ntabwo ngiye nabikora. Nta n'umushuti wawe wakwifuriza ko yabikora? Nabikoze bana yanjye yambabaje cyane. Uragaragara nkaho uri gufatwa na emosiyo, mu kinyarwanda babyita simbizi mu emosiyo ngo namuru. Emosiyo mu kinyarwanda amarangamutima. Okay, ndabona rero uri gufatwa na emosiyo nkaho ushobora kuba ufite inama wagira bari abakobwa bishobora kuba bitarakunyuze, bagira inama. Inama rero nabagira nabo nyine urumva yuko ari isomo nyine bakuyemo. Wenda bariya n'ubundi byararangiye wabagira inama yo kutongera, ariko noneho muri rusange n'abakobwa bagenzi bawe babibonye n'abatarabibona bagira inama kugira ngo ufashe igihugu kurera. Nama nabagiye nuko batabikora, nabo nyine babonye isomo byumva yuko nyine batabikora kuko babazaho byabaganisha. Inama nabagiye nuko nyine nabo batazabikora, wageragezaga kubikora ubwo nyine azabihagarike. Shekinah, ufite sheri? Aya nawe. Kubera iki udafite sheri kandi mbona uri umukobwa mwiza ufite igikundiro ufite ikimero? Impamvu zanjye naramubuze. Waramubuze? Yawe TV ifite abakunzi benshi, harimo amabogare, harimo abasore bameze neza, babwire ngo warababuze ukomeje wenda ashobora kubonekamo muri aba bakunzi ba Yawe TV. Oya. Wapi nawe nshaka ntabwo ndageze igihe cyo kuba nakundana. Ntabwo urageze igihe? Ntabwo ndageze igihe cyo ntabwo ndanabifatira n'umwanzuro rwose. Ugeze igihe se urumva ari icyo sikaje kugira ngo ube wafate umwanzuro? Ubu rero hasigaye umukunzi, ariko umukunzi ntabwo azaturuka aho ngaho wavugaga. Reba muri bande wakinnye nabo iby'abana, ubu ntihashobora kuba havamo umukunzi wawe? Iby'abana si buriya iby'abana narabikinnye na. Yego se ntabyo wigeze ukina? Ahubwo nakina hari iby'abana nibyo by'abaganga. Njye nakunda gukina iby'abaganga. Atari bya bindi by'abapadiri nk'umusirikare nk'umushoferi, hoya hari n'ukuntu unashingirwa. Ntabwo waba warigeze ukina iby'abana uri mama? Narabikinnye. Ubwo niba warakinaga uri mama wari ufite na papa w'abana? Hari na teatire nigeze kubikinamo ahubwo ariko nari ndi niba mukaso. Mukase niko babivuga. Tutararenga kuri ibyo by'abana, bisobanuye ngo niba wari mama ufite na papa w'abana, hari ukuntu baba babishyiraga no mu ngero bakibeta bakagira utuntu bakora. Waba waragerageje? Oya nabingeze nkora. Oya? Uzakora retour d'âge? Oya reka umva nkubwire, umukunzi azaba tegereza uzamubona. Okay, duhishuye umukunzi wifuza. Ubwo rero ngiye kuvuga gutyo ubwo naba ngiye kuvuga nyine aza aka kanya.
niko nawe ngiye kuvuga. Oya, mu bihe bizaza wowe wifuza uburyo ki ubaye uri nk'ubwira Imana ati Mana ndemera umuntu umeze gutyo aba ariwe uzaza. Umuhungu nkunda icyo ni icya mbere, tanshi inyuma ataguca inyuma reka wapi, kandi biryo yabisangiwe bisangiwe nande se, aje se akabikora nabi kubera ko nta handi abizi, akagenda akanshi inyuma. Ntacyo reka yo kuguca inyuma, basi aje yarabikoze cyane, afite ubunararabikoze. mva ariko nyine ubundi ibintu byose ni ubwumvikane. Urashatse kugira ko yinyesebura kwinyesebura doya dusobanurire Mana yanjye, kwinyesebura ndumva ibyo byose si ikinyarwanda, ni ikinyarwanda. Uzabaze Dekati. nzabaze Dekati. oya dufashe rwose. Dekati muraziranye? Ntabwo muzi njyewe. Dekati se niwe wabiririmbye cyangwa niwe wabivuze? Oya, umuntu abyumvisheho ni umusaza yitwa gute we, ntabwo nibuka akazina ke, nawe uramuzi. Ariko bivuze nkaho uzi igisobanuro. Kwiyeranje njye niko mbyita. Aha, kwiyeranje. Ugize uti rero umukunzi wawe bizagenda bite? Nyine we yabanza akansaba uburenganzira, kandi nabwo bwaterwa n'impamvu yaba agiye kubikora. Wumva nk'impamvu wamwemerera ari iyihe? Impamvu namwemerera use wenda aramutse ambwira ati rero kuri wowe ntabwo bigenda neza, ko se nanone yatubwire rwose. kuri we nyine abonye nyine bitagenda neza tu, ariko nyine nanone numva bishaka nanjye use numva bingoye kabisa. Wowe se ubaye uganira n'abashuti bawe ukaba uganira na marene, dukoresha iyo terime marene, akaba akubwira ko ukuntu bigenda, ukaba wumva umugabo wawe cyangwa sheri wawe atakugerera ku ngingo, ntiwamuhereza urushya akajya gushaka aho ntuzi ko akataguruse katamenya ubweza? Aramutse abimbwiye marene wanjye ukumva ntago bijya bigenda neza, ntago wakwemerera sheri wawe kujya kwiga akazaza ubundi akabikora neza? Oya, namukatiye se. Ntuzi ko ngo uburyo umwanya ari butware igare nibwo biri buze kukwereka igare se ri umwanya nyine ari buze gutwara igare, ngo nibyo biri buze kukwereka ko azi gutwara igare. Okay, none ugushatse gusobanura iki? Sobanuye ngo ashobora kuba wenda abikora igihe gito cyangwa akarinyonga nabi. Iryo gare rero uri kuvuga wowe uri gushaka kubicisha ahandi, bivuge neza. Ibyo by'igare njye ntabwo mbizi. Kinyarwanda se? Banyonga. Ntabwo uzi kunyonga? Ndabizi. Urabizi? Ni iki kindi uzi kunyonga? Nta kindi. Nta kindi? Umugabo wose akubwiye ngo ndashaka ko unyonga. Nyonga igare yaba rifite aho hafi. Aha, iryo se yamuhaye. Nje rero uri kuganishaho. Ngiri kuganishaho by'igare. Iryo gare uri kuvuga uzayibaze Mico. Uzayibaze Mico? Mico the best. Ariko buriya nta kintu wumvishemo se? Nge kinumvishije kunyonga igare. Ese muri izi ndirimbo ziri gucicikana muri minsi ziri kubica bigacika, iyagukomye nawe ukabyumva ukumva ko ibirimo neza ni iyihe? Iyo mu Rwanda. Yo mu Rwanda muri izi nawe uri kujya wumva zicurangwa ahantu henshi? Ni eshatu. Izihe? Hari iriya ya Betray yitwa nicyo gituma niko yitwa. Ubushyuhe, igare. Nizo ngizo. Samoya se? Na Samoya nari nayibagiwe. Iza ku mwanya wa mbere ahubwo. Ya Betray. Muri izo zose ibyo byose hari ukuntu umuntu akunda indirimbo ariko yaba ari wenyine akaba nyigimba cyangwa akaririmbaho gatoya, nta nimwe wabuzimo akantu ho gatoya nawe ukaba wumva ni kuri gukunda? Samoya tunyurizeho uko yiririmba akantu nyine nawe uririmba. Reba nko hari indirimbo ivuga ngo umva ko kantu ngo pyu, noneho muri Samoya nawe ushobora kuvuga ngo mfite sosiso, mfite umuneke. Ubu nyiririmbi
ahantu nawe ujya wumva ukumva haragukomye? ko ntazi ku kibazo ntabwo mfite ijwi rero. Gerageza mu ijwi ryawe. Saa moya urasanga nikokinze, mfite sosiso, mfite banana, urakora ushaka, ubu ngaho niho nzi honyine. Hari ukuntu uri kugira agatoki nkabona rwose nkabona rwose ahubwo uzi n'igisobanuro cy'iyo sosiso. Oya, njye nzi ko yaraje kubirya. Kubirya Nyine. kwikokinga Ukuntu njye mbizi ni courage ndakeka. courage. Wowe rero nka Shekinah, ni uwuhe musore muri uru Rwanda ubona ari umusore rwose umeze neza, haba muri social media, haba mu muziki, cyangwa haba no muri football muri rusange? Mu muziki byose se bifatanyije? Oya, muri byose uratoranyamo umwe ubona koko tugiye gutora Mr Rwanda akaba ari we watwara ikamba. Sinzi niba no ku basore twarigita ikamba. Umuntu uri gukoma mu muziki. Betray. Yeah. Okay, atari mu muziki no atari gukoma bisanzwe, ahubwo tugiye gutora nka Mr Rwanda ubona uwo mudari wawambika nde? Muri rusange muri football hari ba Yannick Mukunzi, hakaba ba Gisa, ba Igor Mabano, ni benshi cyane. Dutoranyizemo uwo wahikamba. Muri abo ngabo mbwiye? Oya, muri uko mu basore uzi. Uwo nahikamba siko mba nariha bose. Yannick Mukunzi uramuzi? Iyi ndamubona. Uramukunda? Yego. Ubutumwa wamugenera ubu ngubu afite umugore nibwo ari kumugenera akiri umusore? Ubutumwa se yaterwa n'ubwo butumwa bwarirwa. Ntabwo mbizi. Ikibazo se mana yanjye, Yannick Mukunzi se uhita mumbazaho kuko ntabwo nkunda kumukurikirana, ntabwo ibintu by'imipira nkunda kubikurikirana cyane. Okay, umusore ukurikirana cyane ku buryo ki unamufollowinga kuri Instagram n'ahandi ninde? Okay, umusore nkunda mu bahanzi se cyangwa mu abantu basanzwe? Usumba abandi. The Ben. Uramukunda? Havuda kora intambara na Miss. Oya, none se mukunda bisanzwe. Sanzwe ariko intangiriro hari n'amasoso buriya kandi wanamukuramo uriya mu sister rwose ukamukubita inshuro. Ibyo byo wapi ntabyo nakubwiye, njye nakubwiye ko mukunda bisanzwe. Mukundira iki? Ya ni umuhanga, azi kuririmba, nihesha n'agaciro. Okay, nigeze nkomoza ku kintu cyerekeranye no kosheri wawe ashobora kuba yajya gushaka amafaranga bitewe n'uko yaba kwitaho akaba bimugora cyane kubona amafaranga, ariko ngo abakobwa muri no minsi, abakobwa b'iki gihe bashaka abasore cyangwa abagabo bafite amafaranga. Nawe urabizi? Ndabibona cyane ko abakobwa bakunda abasore bafite amafaranga. Ibyo rero ntabwo ari birya byo gukunda ikofi ahubwo gukunda nyine umuntu wakwitaho, utagutegesha akamoto, ahubwo uri bushyire mu kamodoka. Mva gere nibyo bari byaho ku giti cyabo. Njyewe uko ubushobozi bwe bungana nta kibazo. Avance urayizi? Ijambo avance cyangwa igikorwa cya avance kirogeye cyane muri no minsi. Ese avance uyifata nk'iki? Ngiye ku avance nyifata ubundi ngiye nzi ko ari avance amafaranga. Okay, byavuye mu buryo bw'amafaranga. Ubu ngubu hari ukuntu twajyaga tujya kugura ubunyobwa bakabanza bakaguha ko ho buke ukumva ko buryoshye. Ubu ngubu rero nabwo kugira ngo uzatwara umuntu muzima utarwaye, ushobora no kumutwara ugasanga aho ugiye gushaka ntahahari. Hehese aho aje gushaka adafite. Aho aje gushaka kuri njye? Yego, we adafite. Se ni nkahe? Atuma witwa umukobwa wakitwa umuhungu.
ni ukuvuga ngo iyo ugiye gushaka, iyo abasore bagiye gushaka cyangwa umugabo agiye gushaka umugore, ntabwo ari uguta umuco, ariko ni ibintu bizwi cyangwa biriho kandi binasanzwe. Ni ukuvuga ngo afite amafaranga, afite ibindi, na Bibiliya bivuga ngo nicyo gituma asize ise na nyina akaza kuwo yakunze. Bisobanuye ngo hari icyo baje kureba. Ese koko wowe aguhaye amafaranga akaguha byose, wowe ubundi kugira ngo azatware umuntu wuzuye muzima akabanza akumvaho, nk'uko bakundi babivuga, akabanza akafata avance akumva kuri muzima, hari ikibazo? Nta kibazo kirimo. Wabikora? Ubusa nturabikora? Nta avance uratanga? Waye kareka. Ubu uruzuye? Ndi full. Ese urabona ntuzuye? Ndi full. Nubwo byaba byarabaye mu by'abana ntabwo baba barakwangije? Ibyo by'abana twari tukiri abana nyine. Ariko ngo hari ukuntu igare rishobora kuba ryagira gutya rigakora ibyo umuntu yakabaye akora, rikakwangiza. Bibaho iyo urinyonze nabi rikakugusha. Uragwa rikakugusha, rifite aho rikwangiza. Sheri wawe nasanga hari akantu kavuyeho, hari ikintu cyangiritse, azumve ko ari igare ryabiteye, atari undi muntu ushobora kuba yarigeze yumvaho. Undi muntu ugomba kumusimbura. Okay, Shekinah, dusoza gira ubutumwa ugenera abakunzi ba Yawe TV, bagukunze bazagukunda, kandi nizere ko mu mwuga w'ubumodo ugiye kugaruka. Ubutumwa nagenera abakunzi ba Yawe TV, cyambere bakore subscribe na comment. Uzabasubiza? Nzabasubiza cyane rwose, gusa nyine ndabakunda. Ubwo nyine ikindi gikurikira, coronavirus uri kubona ko iri kuduteza ibibazo byinshi cyane, ni ukwirinda nayo, dukaraba intoki, ibintu nk'ibyo nyine tu. Urakoze cyane, ibiganiro nk'ibi ngibi biryoshye, nakagaruka. Nitwongera kugukina tuzakubona? Ndahari. Urakoze cyane. Merci.